uko muri aha ngaha n'Uwiteka Imana ibarwaniriye kandi ababwire ngo dore avugana n'abashyitsi noze Venisire. Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abaturage bigomeka kuri gahunda za leta bavuga ko imyemerere y'idini yabo itazemera. Mu kwezi gushize kwa Nzeri hari abumvikanye mu karere ka Kayonza banze gutanga ubwisungane mu kwivuza bavuga ko umwami Yesu basenga yabishyuriye. Muri aka karere kandi mu kuboza k'umwaka ushize nabwo humvikanye abakuye abana mu ishuri bavuga ko imyemerere yabo itemera ko hari umwana wabo wajya mu ishuri nk'uko babibwiye umunyamakuru wacu. Kuvuga yuko ubu iki gihugu gifite abantu bakeya bicaye badafite n'akazi kandi bafite amashuri bize bashobora no kuba banyigishiriza umwana akamwigisha. Hari bamwe mu baturage basanga umuntu wigometse kuri gahunda za leta yitwaje imyemerere y'idini aba akwiye gufashwa mu buryo basobanura. Ikintu bakorerwa leta ikishinzwe no kubavugurura. Leta ni umubyeyi ishinzwe kugira inama abaturage ibigezweho ibyo bagena abantu bakagira nk'abahinduka. Leta ni nk'umwarimu. Nyine ikintu bakorerwa nuko bagirwa inama haba mu masibo cyangwa se mu nsengero basengeramo bakagirwa inama nyine bakubahiriza ibisabwa. Ngiye bagafashe abantu batubahiriza nka gahunda za leta bagahugurwa. Je rero ugendeye n'uburyo nemera ndasenga sibyo, ariko mu gusenga kwanjye ntago bivuze ko nshobora guhindura gahunda za leta ngo mbe ntagendera ku murongo wa leta. Tugomba gusenga tukanagendera kuri gahunda za leta kuko tubayeho mu isi igira gahunda ifite uko igenda, kandi niyo mpamvu tugomba gukurikiza n'ibyo dusanze nyine byarashyizweho na leta. Minisiteri y'Umutekano igaragaza ko abanga kubahiriza gahunda za leta bitwaje imyemerere yabo y'idini biri mu bigize ibyaha bihanwa n'amategeko, bityo igasaba abaturage baba bagifite iyo myemerere kuyireka. Alfred Gasana ni Minisitiri w'Umutekano. Uyu munsi turimo kugenda tubona nanone bimwe navugaga by'abitwikirira imyemerere kandi bafite ibindi bagamije utamenya, bishobora no kubagusha mu byaha, bishobora noneho no kubafungisha. Umuntu aragira atya akavuga ati nge imyemerere yanjye ntabwo inyemerera ko abana nari mfite mu ishuri bakomeza kuguma mu ishuri, bagatangira kuvana abana mu mashuri, bagatangira gutangira kwigisha bagenzi babo abaturanyi muvana abana mu mashuri kuko iyi ni iminsi ya nyuma, ibi ni iby'isi twe tugomba kurangarira ubwami bw'ijuru. Ugasanga abantu batangiye kuvana abana mu mashuri, ibyo birahari. Kandi kujyana umwana mu ishuri ni itegeko, iyo utabikoze ubikurikiranwaho. Abo ngabo iyo bagaragaye nyine barigishwa, abana bagomba kujya mu ishuri, ariko hari naho bigorana n'abana rwose barabaye ngira ngo byarabagiyemo kubatwara mu ishuri bikagorana, ariko iyo bigenze gutyo hari aho biba ngombwa ko n'ubutabera bwubahirizwa cyangwa amategeko yubahirizwa mu rwego rwo kugira ngo wa muturage yigishwe abe yabibazwa hakurikijwe ibigenwa n'amategeko. Icyaha cyo gushishikariza abandi kwanga gahunda za leta, ugihamijwe ahanishwa gufungwa imyaka iri hagati y'5 n'7, ariko iki gihano gishobora no kwikuba kabiri igihe byagize ingaruka mbi. Daniel Hakizimana, Flash TV.